nuko numva mvuye mu mubiri nimba usaba nuko umuntu apfa yumva umuntu apfa yumva abantu bagiye bibaza ngo se umuntu afate reka mbibabwire ko nyine narapfuye ndazuka umuntu agenda gake yumva noneho ukazamura ahari imbaraga bikanga wazamura akaguru bikanga wazamura akaboko bikanga kugeza naho ushatse gufatanura ijisho n'urugohe nabyo bikanga nanabibutsa ngo nubona mu gitondo ubyutse bikemera ujye ushimira Imana. Ubwo se wenda tuvuge uramutse ufite nk'umurwaza aho ngaho uri mupfa waba uri kumubona ko yababaritse kubera wowe ubona agahinda umusigiye cyangwa biba bimeze gute? ubibona kubera ko ubona iyo uri kujya ukabona niyo uvuye kuko nyine narabibonaga ndibuka abaganga bamaze kwemeza ko mvuye mu mubiri nijoro bafashe telefone zabo bahamagara madamu ubireba noneho muri yasi y'umwuka mpita mbona madamu iwanjye mu rugo arimo ateka ibikwembe mu mutwe ubu satani asigaye akoresha abarozi bajya kukuroga ntibakuroga ibitagaragara noneho bakakuroga diyabete wajya kwipimisha ugasanga urwaye diyabete kandi ntayo wigeze urwara. Njyewe ndiyo satani yarambwiye ngo niwanga gukora amasezerano turakwica tugushyire hamwe n'abariya. Bamfata akaboko bampereza abagabo babiri bamfata akaboko bari kunzengurutsa bantera ubwoba. Yes vipi yambu bantu banje bantu mukurikirana amakuru mu rurimi nk'urunguru turi kuvuga abantu bari hirya no hino bakurikirana mu mihana. Guys, yari yaciyeho igihe kinini cyane, hari hashize igihe kitari gitoya tudashira hanze video z'amakuru cyangwa se z'ibiganiro bitandukanye ibyo ari byo byose, ariko turabiyegereje kandi nimba ari bwo bwa mbere ufunguye ino video, please kanda subscribe, ukore comment, like ndetse unasharinge, ni byiza cyane. Guys, mfite umutumirwa si ubwa mbere kuri iyi channel, ni umutumirwa utanga ibiganiro bidasanzwe, ni umutumirwa muganira bikagira umwanya bikuvanamo bikagira n'umwanya bikujyanamo. Rero reka ntangire mwiyegereza hanyuma ubundi tuganire. Karibu mukozi w'Imana. Asante sana, mukozi cyane. Iminsi myinshi cyane yaraciye iminsi tutabonana. Ariko ndashimira Imana ko twongeye guhura. Nkaba nongeye kugera kuri iyi channel. Ndumva ari gushimira Imana amashimwe menshi. Urakoze cyane. Wenda cyane yuko ibyo dukunda kuganira ari bijyanye na gospel, ndetse wenda nk'umukozi w'Imana umuvugabutumwa tugiye kuganira, twasaba yuko dutangira dusenga hanyuma tugatangira ikiganiro. Katwaye Imana dusenga. Bana mu izina rya Yesu Kristo, Uwiteka umucunguzi wacu, tuje imbere yawe muri kano kanya Mwami, tugushimiye ko duhaye umwanya mwiza w'umugisha, tugushimiye ko duhaye umwanya mwiza w'ikiganiro kugira ngo Mwami iki kiganiro kigere kuri bose. Uwiteka turagusabye kugira ngo abumva aya magambo abahindure, abagere ku mutima, niba ari ayo gukiza Mwami abakize kuko uri Imana ikiza. Niwe twamenye Mwami, niwe Mwami w'abami usumba abami bose, niwe Data wa twese, imfubyi n'abapfakazi ubabera ise kuko uri Imana rero Data. Turagushimiye rero kubwo iki kiganiro Mwami, hari haciye iminsi tutabonana, hari haciye iminsi tutagaruka kuri iyi televiziyo kugira ngo tuvuge umuntu n'ineza yawe Mwami. None turagushimiye ko wemeye ko twongera kugera aha ngaha. Rero tuguhaye ikaze n'akari muri iki kiganiro kugira ngo abakitegereza bose Mwami barushaho kugubwa neza, abarwayi bakire, Uwiteka bafite ibyifuzo basubizwe, kuko niwe Mana yonyine rukumbi ijya ibasha kumenya abayo yiremeye, niwe Mana yonyine ijya ibasha gusubiza ibyifuzo by'abantu. Mwami turagushimiye, uyobora iki kiganiro, duhamagaye imbaraga n'amavuta mu izina rya Yesu Kristo zigwire muri iki kiganiro, kandi dusengeye iyi televiziyo n'icano Mwami kugira ngo ugomeze kuyagura ikwire isi yose. Abantu bajye bayitega amatwi Mwami, nibayitega amatwi bagirirwe neza, abo nibayitega amatwi Mwami baruhuke, abarushye n'abaremere baruhuke. Uwiteka Mana nyiringabo bagubwe neza. Urakoze kuri Imana mu izina rya Yesu Kristo, amen.
amen. Urakoze cyane rwose. Urakoze namwe. Wenda reka twongere twibwire abadukurikiranye, abataragize amahirwe yo kureba iriya video, ariko mboneraho mbasaba please wa muntu we uri kureba ino video, subira inyuma urebe ikiganiro cyanditseho ko ngo nibone shetani, ukomeze urebe then ugaruka urebe kino, biraza kukuryohera. Yes. Ndagushimiye cyane ko wongeye kumpereza umwanya w'iki kiganiro. Ndabanza nibwira abantu bankurikiye. Amazina yanjye nitwa Innocent Kayisire. Nkaba ndi umuvugabutumwa. Abandi mu rundi rurimi babyita evangeliste, umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ndi intumwa ya Yesu Kristo, kuko yarantumye mubwira abantu ko Yesu ari umwami. Niwo murimo wanjye, ni nabyo nkora hano muri Nairobi. Ndabwira abantu ko Yesu Kristo ari umwami. Rero ayo niyo mazina yanjye, abatari banzi. Ndumva rero twatangira ikiganiro niba. Yes, umuntu wiboneye shetani wageze kuzimu. Wenda reka mpite samusubira inyuma muri comment gake. Hari umuntu wabajije muri comment ngo ese wavuze ko shetani aziritse amaguru, ngo none se agenda ati? Sinzi n'ibyo comment warayibonye. Narazibonye. Reka mbanashimira abantu bose bohereje comment, ari comment zo gushima, ari comment zo kugaya, bora byose ni byiza kugira ngo ntago twabona comment zivuga ikintu kimwe gusa. Ntidushaka ko dushimwa, tudushimwa ntabwo byaba byageze kuri bose. Ni ngombwa ko ari nabagaya, kandi iyo abantu bagaye bituma abantu bikosora, aho bavuze ibitagenda neza bakongera bakisubiraho, ikiganiro cyabo kikagenda neza. Ndabashimira rero mwese abari muri Amerika, bari ku mugabane wa Amerika, bari ku mugabane wa Burayi, bari muri Afrika no muri Aziya, abakurikiranye kino kiganiro cyacu, mwese Imana ibaho umugisha. Nabonye comment rero zimwe zishima, zivuga ko Yesu Kristo ari umwami. Mwese ndabashimiye kandi musabiye kwagukwa muri Kristo Yesu. Amen. Abandi nabo bagerageje kugaya, abenshi naritegereje mbona nabo twabanaga muri biriya. Nabonye hari nabo nasize muri biriya, nasize mu businzi, batanze zira comment, harimo amazina yabo nagiye nkurikirana ndabimenya. Ariko icyo nababwira nuko aho kuruhukira niho ndi, nabahamagarira kugira ngo nabo baveyo, kuko nubundi amateka yabo bamwe narakurikirana nkumva bakibirimo, kandi ntaho bizabageza. Icyiza nabahamagarira kubivamo kugira ngo ubuzima bwabo buhinduke. Wenda tukiraho nkubaze, uvuze ko ari abantu uzi, ese bo bazi neza amakuru yawe, ibyakubayeho, cyangwa bamwe ntibayazi bapfuye gushyiraho comment gusa? Hari abo twaherukanaga mbere batamenye amakuru yanjye, ariko hari n'inshuti zanjye magara zamenye amakuru yanjye. Ariko nkabona ko impamvu bagiye batanga zira comment ari uko nyine bo baracyabirimo, bumvaga ko ahari ndi kubasebya ku byo bagikunze. Iyo tuvuga ko inzoga ari mbi ku muntu ukinywa akikunze, byanze bikunze aba yumva yuko turi umwanzi wayo. Ariko nababwira ko sindi umwanzi wayo, kuko unayinsabye uyikeneye kuyikugurira nayikugurira, kuko n'ubundi ni umutima wawe, inama niwo kugira inama kugira ngo ugombe kureka ikintu. Kandi ni inzira ndende, ntabwo ubyuka mu gitondo ngo ubyuke byarangiye wayivuyeho burundu, ariko buke ugenda uyireka kugeza igihe winjiye mu buzima bushya, Imana ikakugirira ibanga. Rero abo nabo nabasaba ko bazagerageza tukinjira mu rugendo rujya mu ijuru. Ari comment y'uwo muntu waravuze ati uvuze ko shetani wabonye aziritse amaguru, ese ni gute agenda ku isi hose aziritse amaguru? Satani ntabwo agenda n'amaguru y'inyama n'amaraso. Satani ni umwuka, akoresha umwuka. Ubu tuba mu isi y'inyama n'amaraso, ariko tukajya n'isi y'umwuka. Isi y'umwuka urugero ni nko kwa kundi uryama nijoro ukarota uri iwanyu, niba waravuye mu ntara ukarota uri kumwe n'abantu b'iwanyu muri mu kirori musangira, ariko wakanguka ukisanga uri i Kigali, wakikanguka ugasanga uri Nairobi. Rero iyo ni isi y'umwuka tuba turimo. Satani rero akorera muri isi y'umwuka, ko ntabwo ari umuntu nkatwe. Impamvu rero nababwiye ngo ndabonye aziritse,
nabonye aziritse mu kigare kinini cyane, amaguru n'iminyururu yose iboshye. Noneho mbwirwa ijwi rirambwira ngo igihe Yesu yamanukaga ikuzimu, igihe yapfaga Yesu akamanuka ikuzimu agashyingurwa akajya ikuzimu muri ya minsi 3 yasize amuboshye. Kira ni igitendo kindi yakoze asiga amuziritse. Nuvuga ngo Satani akoresha imyuka niyo yohereza hano ku isi hano hejuru, noneho yarangiza ikatugendagendamo. Aho Satani waraziritse kugeza Yesu agarutse. Igihe Yesu azagaruka ku musozi Siyoni, azamusanga n'ubundi aziritse aje kumuciraho iteka. Amen. Amen. Hanyuma wenda ubushize tuganira watubwiye amakuru uburyo wamanutse, mbega abatarabibonye n'ubwo muri bujye kubireba yararwaye agera igihe abantu bavuga ati igihe cyo kwitaba Imana, arapfa ahera umwuka aramanuka. Byinshi yahuriye nabyo ikuzimu, ibyo yabonye ikuzimu cyangwa se ahacecekerwa biri muri iyo video. Mukore ibishoboka byose mugende muyirebe. Hanyuma ndibaza mukozi w'Imana, abantu benshi bavuga yuko iyo bavuye hariya hantu cyangwa se iyo bafite byinshi basobanukiwe, iyo bahuye n'amabanga menshi batari bazi, Satani hari ukuntu abagabaho ibitero bimwe bidasanzwe, akabagabaho imbaraga zituma nyina abaherana. Ese ukimara kuvayo ibyo bibazo wagiye uhura nabyo, ese ibibazo bimwe muri byo ni ibi? Mbujije ikibazo cyiza cyane, n'abantu benshi barakibaza, ariko si uko gusa nari napfuye nkazuka nkagera ikuzimu. N'umuntu wese uvuye mu byaha burundu agabwaho n'ibitero bikomeye cyane. Biba mu nzira y'urugendo rujya mu ijuru. Umuntu wese uretse ibyaha akavuga ngo nemeye ko Yesu ambera umwami n'umukiza, atangira urundi rugamba, kuko umwami yakezaga cyangwa se yakoreraga abamuretse burundu. Kandi uriya mwami afite imbaraga zikomeye. Bibiliya iratubwira ngo ni abami bari mu kirere bafite imbaraga, bafite n'ibikoresho, kuko intambara turwana n'abakomeye. Niyo mpamvu dusabwa mu kurwanira gusengera mu kuri no mu mwuka. Rero nk'uko bivuze, narivuze ngo n'abandi bose bibaho ibitero iyo baretse Satani. Uba winjiye mu nzira y'agakiza ugatangira intambara. Nanjye rero natangiye intambara zikomeye cyane. Ndibuka intambara ya mbere ni y'ibikundi by'abantu mwari inshuti. Ibikundi by'abantu mwari inshuti, abo mwasangiraga, kubabwira ko wahindutse biragoye. Baba bakeneye ko kongera guhamagara kuri telefone kugira ngo muganire. Hamwe mwahuriraga muri ka kabari muvuye mu kazi, muri ya hoteli mwicaragamo, ahantu hose. Noneho izo nshuti rero kuzireka biragora, ukarwana n'urugamba rukomeye cyane. Kiba ari ikibazo. Bakaguhamagara wababwira ati narahindutse, bakaguhimba amazina, bagatangira guhimba bishop, bagatangira guhimba aposo, kandi wenda nturamenya no gusenga, uracyatangira n'urugendo rw'ubutangiye. Wagenda bakakwita amazina, winza akagendana, winjiye mu bidafite umumaro, ngo uzajya uhora uheka ibikapu, ibintu nk'ibyo, bakaguca intege bikomeye. Nanjye rero nagiye mpura nabo cyane inshuti n'abavandimwe, ariko ndababwira ngo njye nzakomeza, ntabwo nzasubira inyuma. Amen. Kuko ngiye ibyo nari nahuye nabyo narabibabwiye mu kiganiro cya mbere. Umuhamagaro wanjye murabizi, muzabisoma muzabisangamo. Ari abantu bahamagarwa bagasanga basi ari ba pasiteri, hakaba n'abahamagarwa bagasanga bari mu tubari, hakaba n'abisanga mu nsengero batazi uko bashyitsemo, hakaba n'abahamagarwa mu bitaro barwaye. Ngere nahamagawe nk'uko nabibabwiye, nahamagawe nacitse akaguru kuko nari naranze kumva umuhamagaro w'Imana. Rero izo ntambara rero nagiye mpura nazo nyuma, mpura nazo bikomeye, n'iz'uburwayi ziraza. Ikindi hakurikiraho icyo kubura ibyo wari ufite, kuko cyane ko ibintu byose wahashye uri mu byaha, ntabwo Imana ishobora kubikurekera. Icyo kuba batari bakizi abankurikiye, ni ukuvuga ngo uramutse igihe uhindukiye Imana, ibyo wakoreye mu nzira za Shetani ntabwo waguma, byose birarangira. Hari icyo twita urugendo rw'ishuri ku mukristo, kugira ngo utraining, kuko urugendo rwa gikristo ni nk'umusirikare, kuko ntiwakwinjira mu gisirikare ngo uhabwe amapeta utaranyuze muri training. Natwe rero turi muri training, biba ngombwa ko niba hari ibyo wari ufite wabonye mu nzira zitemewe, zitari iz'Imana, ibyo byose bigomba kuvaho, ni lazima byose bivaho. Rero biragora iyo wari umukire ugakena,
biragora. Byambayeho ikibazo kitoroshye, byambayeho akazi kari kavuyeho, bimbaho imitungo yanjye, imodoka nari mfite zirashira, bimbaho inzu nari mfite ziragenda. Rero urwo rugendo nkuramo n'ibibazo byinshi, gusonza utarigeze gusonza, kugenda n'amaguru wari ufite imodoka, abana kubura icyo barya ku ishuri. Mbese izo ni intambara, Satani kugabaho ibitero byinshi. Ariko icyiza dukundira Imana, aho tuba twinjiye, urugendo tuba twinjiyemo, Imana igiye yemera ibyo byose bikatubaho, bikatubaho kuko nayo ubu byamubayeho, Yobu bimubaho kandi we nyamara yari n'umukiranutsi. Noneho twebwe bitubaho twari n'abapagani, Satani iri kwisubiza ibyayo ibyo yari yaduhaye. Rero izo ntambara nagiye mpura nazo cyane bikomeye, iz'uburwayi. Satani kanyohereza abarozi bakanyataka, bakanyohereza amahembe, ibintu byinshi cyane, ndwana intambara zikomeye. Ariko nabanye n'Imana cyane, nabanye n'Imana, Imana ibifashamo kugeza n'ubu ngubu. Imana iracyari hafi yanjye. Hanyuma wenda nagira mbaza akabazo kamwe. Mu by'ukuri wageze ikuzimu, uhagera wari urwaye, urapfa. Sinzi wenda nimba ari imvugo nziza. Niko byagenze. Yes. Hanyuma hari n'abandi bagenda bagiye gushaka wenda nk'imari, ubutunzi. Ese buriya wenda mwese mwageze, buri ibyo wabonaga n'ibyo bo babereka bishobora kuba byari bihuye, cyangwa se wenda wowe wagize iri byawe ubona bitandukanye n'ibyo abandi babona iyo bageze? Nabyo nabaye nk'ubinyuramo muri kiriya kiganiro cyihuse, nuko kiriya kiganiro narakihutishije cyane. Nayo mpamvu iki uyu munsi gishobora kuba kirekire, kikaba cyiza kuko harimo ibibazo byinshi byo gusobanura kugira ngo abantu babashe kubisobanukirwa. Hari abantu bamwe bajyanwa ikuzimu ari bazima bagiye gushaka ubutunzi. Mujya mwumva ubuhamya bw'abantu bamwe bajya mu mazi ngo bagashugunyamo amagi bakagenda, abandi ngo bakajya ku marimbi. Biriya byose bijya bishoboka cyane. Buri muntu afite uburyo ki acamo kugira ngo agezwe hariya. Ngere nk'uko mwari mubimbajije, ninjiyemo navuye mu mubiri, ndi mu bitaro bya Roi Faisal. Niho naviriyemo mu mubiri, tubyite gupfa. Hari saa sita z'ijoro, mva mu mubiri. Ndibutse ko nari nakorewe operasiyo mu kaguru, ko kaguru kari karacitse. Nuko ariko nkaba narabwiwe ko Satani azanyiba nindahinduka. Ubundi iki kiganiro ni ikibwira abantu ko iyo udahindukiriye Imana, ntuhindukiriye Satani, uri hagati n'urimo. Ni ukuvuga ngo Satani irakwiba, Imana igukuramo iyo uri hagati. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo niba uri akazuyazi, ukaba udakonje, ukaba ntubiri, Imana iravuga ngo ugiye gukuruka. Rero iryo jambo yakoresheje ijambo rikomeye kugira buri wese abyumve. Imana irakuruka, irakwanga burundu, ikagusesema kuko itera isesemi, kuko ntushyushye ntunakonje. Rero njya mbwira abantu ngo niba uri no mu byaha, ubwo nyine ubikore. Niba kandi uri no mu rusengero mu gakiza, ube mu gakiza. Apana kuva mu gakiza ngo ujye kuvanga, apana kuva mu gakiza ngo ujye kuvanga. Nyabwira abantu bicaye mu nsengero, iyo ndimo mbabwiriza, biragatsindwa kugira ngo uri umuvuga butumwa, nusohoka umaze kuvuga ubutumwa usubire ku birutsi nka bya bindi. Nanze kubivuga n'imvugo nyandagazi, ariko gusubiraho ni amakosa, ni amakosa akomeye. Imana iragusesema ukayitera iseseme, yarangiza ikakuruka. Mbega muri make wari wibwe wowe, ntabwo rwari urupfu rusanzwe. Oya, ntirwari urupfu rusanzwe, kandi nari nabibwiwe n'umuhanuzi. Arambwira ngo nudahinduka, nutihana, noneho Imana irakuretse. Irambwira ngo Satani azakwiba. Sinari nzi aho izanyibira, ariko nabwiye umuhanuzi, namubwira nti okay, nzihana. Ntabwo izarinda kunyiba, nzihana. Yego, uranje ntiwihana. Ndangije sinihana. Aha rero nibutsa abantu ngo isaha ufite yo kwihana niyo ubwiriweho ako kanya. Ujye uhita uhamagara umukozi w'Imana, cyangwa se upfukame ubwire Imana ati Imana, ndihannye uyu munsi, sinzongera gusubira mu byaha. Bimwe byo kuvuga ati nzihana. Oya, nzihana ntabwo wamenye igihe urupfu ruzira, kuko wanasohoka iwawe mu nzu cyangwa muri gate, imodoka igahita ikurangiza, ugakora impanuka. Nanjye niko byagenze. Narahamagawe kuri Roi Faisal, mpamagarwa na doctor, ko nari mfite iyo rendezvous. Ngezeyo bambwira ko bagomba kunkorera operasiyo. Bayinkoreye rero habaye saa sita z'ijoro, nibwo navuye mu mubiri.
navuye mu mubiri ndambuye akaguru biranga, ndambuye akaboko biranga, kandi muri Roi Faisal nta murwaza uburimo, nabuze uwo mbwira, abaganga bari bagiye, nuko ngerageze kuvuga n'ijwi rirenga nabwo biranga, nuko numva mvuye mu mubiri. Nibutse abantu ko umuntu apfa yumva, umuntu apfa yumva. Abantu bagiye bibaza ngo se umuntu apfate, reka mbibabwire ko ngenda narapfuye ndazuka. Umuntu agenda gake yumva, noneho ukazamura ahari imbaraga bikanga, wazamura akaguru bikanga, wazamura akaboko bikanga, kugeza naho ushatse gufatanura ijisho n'urugohe nabyo bikanga. Nanabibutsa ngo nubona mu gitondo ubyutse bikemera, ujye ushimira Imana. Ubwo se wenda tuvuge uramutse ufite nk'umurwaza aho ngaho urimo upfa, waba uri kumubona ko yababaritse kubera wowe ubona agahinda umusigiye, cyangwa biba bimeze gute? ubibona kubera ko ubona iyo uri kujya ukabona niyo uvuye, kuko nyine narabibonaga. Ndibuka abaganga bamaze kwemeza ko mvuye mu mubiri nijoro, bafashe telefone zabo bahamagara madamu ubireba mbere. Noneho muri yasi y'umwuka mpita mbona madamu iwanjye mu rugo arimo atega ibikwembe mu mutwe. Murabibona kuvuga ko umutware wagize ikibazo, yarabitegaga bikagwa, ibindi bikagwa, nuko ariko arwana agira vuba cyane. Nuko ahamagara umushoferi, yararaga mu nzu ye hanze. Umushoferi aramubwira ngo yewe kana ngwino twihute, dore papa w'abana amerewe nabi, ashobora kuba agize ikibazo cyangwa uvuga. Wowe kubibona bikakubabaza cyangwa wabonaga nka filime? Narebaga nka filime nkuru kurira kuri televiziyo, nkababona iwanjye muri salo no mu cyumba bari kwambara, ngiye kubona mbona bakize imodoka ndimo mbareba mu isi y'umwuka ureba, narimo mbareba. Nuko numva n'amajwi akomeye, sinzi niba narabivuze muri kiriya kiganiro, kuko Satani yigutwaye ntabwo yifuza ko kujyana wenyine, yifuza ko kurimbura n'umuryango wawe wose, kugira ngo hatazagira umwe urokokamo akabona ubugingo. Numvishe amajwi avuga ngo ni mu mwicane na famiye yose. Noneho numva umudayimoni umwe abajije uwari umubajije, aramaze ati se turabica dute? Baravuga ngo mubategere kuri Prince House i Remera, kuko twebwe twari dutuye mu nce za Kabuga. Aravuga ngo baraje n'imodoka, nibagera kuri Prince House ngo mwitambike muri rompwe, ngo bakore impanuka ikomeye, maze ngo nabo bapfe, ngo baze gushyinguranwa n'abandi. Ibyo ndabyumva n'amatwi yanjye, ariko sinabasha kubibwira abo twari turi kumwe n'abaganga bari bahagaze hejuru. Nuko muri kwa kuremba kwanjye hashize umwanya munini cyane, nibwo ntangiye koroherwa, nibwo natangiye gusohora ijwi ndababwira ngo mwari mugiye gupfira kuri Prince House, ariko Uwiteka yabarokoye. Ndababwira ngo nahitakiye Imana ndi kuzimu, ndi mu nda y'ikuzimu. Ndavuga ngo Mana, reka ngewe ngende kuko nakoze ibyaha, ariko abana banjye n'umugore ubareke. Imana yumva gusenga. Usenga n'ubundi already nagiye nabwiye Imana nkutekereza, mbwira Imana Imana ngiyeho namaze gutwara, ariko ushobora kuntabara ukankiriza umugore n'abana. Nuko ngo icyabaye nuko baje bageze kuri Prince House, ngo bagongana na moto n'umumotari. Ya mpanuka nyine iraba, ariko umumotari agwa ku ruhande, imodoka ntiyagira ikiba. Barakomeza baza kundeba aho ngaho mu bitaro. Rero hanyuma se buriya wenda reka nibaze gutya, nka ejo bundi napfushije umubyeyi, ariko sometimes ndibaze se uba hari arandeba, cyangwa byararangiye wenda uyagiye mu zindi shuguri. Nta kabazo wenda ntekereza ko abenshi badukurikiranye hano bakwibaza, ese wowe gukomeza kureba umuryango wakomeje kubareba, cyangwa hari aho byageze utangiye kubona ibindi by'umuryango bikuvamo? Ngewe igice nari ndimo, nari ndi mu gice cyo kugeragezwa, kuko nari maze kwibwa na Satani. Urumva Satani yikwibye, hari igihe uhitishamo ibintu, ikakubwira ngo ese nunyemerera ko tugiye gukora, nzakugarura ku isi, njye gutuma ibikorwa bimwe na bimwe by'abayiminati n'abandi bajya gukora hano ku isi, ukagenda ukabikurira. Ibyo byose barabinyeretse. None urumva icyo gice nari ndimo rero, nari mfite kugaruka ngariwe na Satani. Ntabwo Satani yari izi ko ndi buze kugaruka ku bw'Imana, kuko yari yamaze kuntwara, yari izi ko mfiteho ububasha. Rero icyo gice cy'umuntu wamaze kuva mu mubiri burundu, ubundi habaho ibice bibiri. Habaho ahantu
abantu bajya batizeye, aho roho z'abatizeye zishyikira, aho hantu haba hariho, hakaba noneho n'aho roho z'abizeye nazo ziba, ntabwo zihurira hamwe, ntaho zihurira hamwe. Na mbere hose bikiri ikuzimu Yesu Kristo yaragiye ngo hatandukwagamo umworera igihe Yesu muri ya minsi 3 yapfuye. Ntabwo yakoze ibitendo bigera kuri 3. Noneho muri ibyo bitendo bigera kuri 3 nicyo kirimo yaragiye afata roho z'abera zose arazizamukana azikura ikuzimu, kuko zabaga ziri kurebana n'iz'abanyabyaha. Zabaga ziri kurebana n'iz'abanyabyaha. Muribuka ijambo mugeze mwumva inkuru ya Nyamutunzi na Lazaro. Iriya nkuru rero bararebanaga, ariko hagati y'abagabo harimo umworera munini cyane utabaho. Aho Nyamutunzi yarimo ashaka utuzi tuturuka kwa Lazaro. Urumva Lazaro yari muri cya gicero bari baruhukiyemo, ariko byose byari biri hehe? Hari hasi kuzimu. Yesu Kristo rero ngabyitegereze, igihe ari kuzimu Yesu Kristo ngabyitegereze, aravuga ati ibi ntabwo bibaho, simbyumva. Ntabwo roho z'abera zigomba kugumana impande na roho z'abahemukiye Imana. Rero niba muzehe wawe yarapfuye yizeye, roho yiwe iri mu buruhukiro, niyo ntabwo yakongera kureba, ntabwo akongera kureba, irahindurwa, iri mu buruhukiro, ntabwo iri kwitegereza ibyo turimo twebwe, ntiri gutegereza ibyo turimo, ntiri gukora n'undi mubabaro turimo, kuko iretse Imana ibaretse bakabona ibyo tunyuramo n'intambara turimo, nabyo byaba ari ibindi bibazo kuri bo. Kandi uyu muntu amaze kuva mu mubiri aba aruhutse imihate yose yagiriye hano muri isi. Hanyuma izo zitazamuwe zo zibayeho zite? Izo zitazamuwe zibayeho mu marira n'agahinda, zitegereje wa munsi Satani azacirwaho urubanza bagatwikanwa nabo, kuko babwiwe kwihana kenshi baranga, bari bafite time zo kwihana ntibazikoresha, cyangwa se igihe cyo kwihana ntibagikoresheje. Rero abo bose bari baracyariyo. Njyewe ndiyo Satani yarambwiye ngo niwanga gukora amasezerano turakwica tugushyire hamwe n'abariya. Bamfata akaboko, bampereza abagabo babiri, bamfata akaboko bari kunzengurutsa bantera ubwoba, banyereka abari kubabazwa bose. Narabitegereje abari kubabazwa cyane, ariko nkumva amajwi ari kure cyane, ari mataka. Nkumva ari mataka ngo iyo tuza kugira amahirwe natwe tugahabwa igihe cyo kwihana, bari gutaka ngo se Mana wadufashije natwe tukongera tukazuka tukihana. Nuko rero ijambo ry'Imana riravuga ngo hari igihe kimwe, hari igihe abantu batazongera kubona isaha yo kwihaniraho. Ese wenda akabazo gatoya, mu by'ukuri wari umaze bari bamaze kugukanga, bakubwira ati nutinda turakwicira hariya, turagushyira hamwe n'abariya, kandi mu by'ukuri wenda bakakubwira ati niwemera turagusubiza ku isi, turaguha imbaraga. Ese buriya utekereza ko ari iki cyatumye utemera, kuko wari umaze kubona ibyagatumye wemera? Ngira ngo ntabwo ari njyewe watumye nanga amasezerano, ni imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana, Imana yari ikimfite umugambi. Icyo kintu rero kibanza cyumvikane, kuko njyewe nari nafashwe mu mateka, niko navuga, nta mbaraga nari kubona zo kwikura hariya, ahubwo numvishe ijwi rivugira muri njyewe rirambwira ngo ese Yesu Kristo wa Nazareti yagarutse gutwara itorero. Noneho numva ko icyo kintu kitari cyabaho, ndanakibabaza. Nkibabajije nibwo bambwiye ngo ntabwo Yesu bamuzi. Ngumye kubahata ibibazo, barambwira ngo ba Yesu ni benshi, noneho bahindura amagambo. Buriya Satani n'abadayimoni bajya bahindura amagambo. Muzumva nibasengera umuntu urwaye nk'abadayimoni, rimwe na rimwe bazakubwira ngo bavuye kwa kanaka, ubundi bagira kubwira ngo bavuye kwa kanaka, bagenda bahindagura, ntabwo bajya bagira ukuri, nta kuri kubi kuzimu. Kwa Satani haba ibinyoma gusa. Rero barambwiye ngo ba Yesu ni benshi, bakuraho irido gutya, mbona amashusho, batangira kunyereka ba Yesu bambaye amakanzu. Narabisobanuye mu kiganiro cyashize. Nuko numva ijwi rirambwiye ngo babwire ngo Yesu Kristo naza ngo impande izavuga mu kirere, ngo abari ku isi bakiri mu mubiri ngo bahindurwe, nyamara guhindurwa ngo bazamuke mu kirere. Ayo magambo yose ndayumva. Urumva ni Yesu Kristo bayambwira, nta wundi muntu wari kumubwira ibyo ngibyo. Arambwira ngo mbibabwiye bagira ubwoba, barambwira ngo noneho ngo nimutegereze, barambwira ngo bagiye kunyica rubozo ngo kugeza igihe nzategereza ngo Yesu wa Nazareti. Ni nako byagenze rero, batangira kunkuraho umubiri, batangira bakawotsa nkureba, bawotsaga mbireba, bakawurya ndeba, bamvugiriza induru ngo dore wanze gusinya amasezerano. None ikindi cya kabiri nuko bambwira ko ayo masezerano
ninyemera nkayasinya bazangira umuntu ukomeye cyane, bakanyereka abayobozi b'ibihugu bikomeye n'amasura bakayanyereka n'amafoto bakayanyereka, bakambwira abayobozi b'intara zo muri Amerika bakomeye, bakanyereka abakuru b'ingabo, byose bagenda babinyereka, bakanyereka abacuruzi bakomeye, bakanyereka abahanzi bakomeye, barambwira ati muri biriya byose nitwe tubibaha, nubyemera nawe tuzabigukorera. Ariko ndababwira ngo nzategereza Yesu Kristo ko azagaruka, niryo jambo nababwiye. Wumve ngo kuva saa 6 z'ijoro mva mu mubiri kugera ejo saa 9 z'amanywa nibwo nagarutse, hose nari ngihamagara Yesu Kristo w'i Nazareti. Iryo niryo jambo navugaga. Wenda bitewe n'iryo geragezwa wahuye naryo, utekereza ko buriya benshi badasaba kugaruka, badasaba izo mbaraga za shetani, kuko mu by'ukuri usibye Imana yonyine yakuvugiyemo cyangwa se yari gufitemo umugambi, birashoboka ko haza abandi badafite uwo mugambi cyangwa se koko bafite umutima woroshye wo kuba bakwemera ibyo Satani abasaba. Buriya bitewe n'iryo geragezwa wari urimo, ubona yuko kuri ubu hatari abantu benshi babyemera bakagaruka ku isi bafite izo mbaraga za shetani? Barahari cyane, barahari benshi barahari. Ngira ngo n'umukozi w'Imana Gitwaza ubundi yarabyigishije. Hari abantu benshi bari kuri isi bari kugenda ariko bakoreshwa n'imbaraga za Satani. Harimo abakobwa, ushaka ukajyana mu rugo ariko atari abantu. Ibyo Gitwaza agiye ahura nabyo cyane kandi n'umukozi w'Imana twemera watubanjirije. Ni ukuvuga ngo iwe yahuye nabyo cyane. Yahuye nabyo cyane. Hari umusore wa hano Kayore w'umurundi washatse umukobwa amugejeje, yagiye kwaka imbaraga kwa Satani. Ageze hariya ku irimbi, noneho baramubwira ngo genda nugera mu rugo turakohereza umudamu, ngo umudamu niwe muzabana, niwe uzaguha n'ubushobozi. Ashyitse nijoro saa 6 z'ijoro abyutse abona umuzungukazi amwicaye iruhande. Ibyo byabaye hano muri Kayore. Kayore arabyuka, abyutse umuzungukazi aramubwira ati wikwikanga ngo byose abyo wabihawe. Noneho abaza kwikanga aravuga ati se nabihawe ko nari nasabye se umwirabura mbonye umuzungu. Ndaramubwira ati none se bitwaye iki kubonye umuzungukazi? Baramwibwira avuga ati nkorera muri hoteli runaka ariko wasabye bakubwiye ko uzahabwa umufasha, none rero ni ngiye. Nuko aramubwira arikanga cyane. Amaze kwikanga ngo umusore abura amahoro cyane. Abuze amahoro ajya kureba umukozi w'Imana Gitwaza ngo musengera Imana. Amusengera Imana, wa mukobwa aza kwisobanura avuga ko iwabo ari mu Butaliyani. Ariko avuga ko ngo adashobora guhinduka umuntu na rimwe. Kuko we ngo yamaze kuba igikoresho cya Satani. Aravuga ngo nubwo mwasenga mute, icyo twakora nuko natandukana n'uyu mugabo bari bampaye, ariko nge sinshobora guhinduka umuntu. Rero aragenda akomeza akazi ko mu mahoteli. N'ubu aracyasavinga, kandi abantu savinga bazi ko basavingwa n'umuntu. Ariko hano ku isi hari abantu bakorera Satani, barimo baragendagenda. Ese nka buriya wenda sinzi nimba nabyita amahirwe cyangwa umwaka ugize nk'amahirwe yo guhura n'umuntu nk'ufite imbaraga nk'izo, hari igihe ushobora kumumenya cyangwa byagucaho bisanzwe? Ufite imbaraga ntabwo ashobora kuzana abane nawe, ntabwo umwuka w'Imana n'umwuka w'ikuzimu ntibishobora kubana. Umucyo n'umwijima ntabwo bijya bibana. Niyo muhuye mu nzira, ntureba nk'abakozi b'Imana, iyo bahuye mu nzira n'abantu bafite imyuka bo barabahunga. Barabahunga rwose. Wumve ko umuntu wese w'umunyamasengesho, umuntu wese usenga, umuntu wese ubasha kwatura ngo izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, ubundi ryatura mu kanwa ke wese, agakora ibyo gukiranuka, agaca bugufi imbere y'Imana, agasenga nubwo yasenga rimwe ku munsi, ubu ngubu ntabwo bariya abadayimoni bashobora kumwegera. Ntabwo bashobora. Ugeze muri hoteli uwo mukobwa ntiyagusevinga? Ntabwo ashobora gusevinga. Ntabwo ashobora gusevinga kuko umwuka we n'uwawe ntibishobora gukorana. Kandi abantu bizera Imana bafite ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu. Noneho rero ufite ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu wahita mubona mbere, aramwitegereza. Kandi icyo kimenyetso ntabwo kiri ku mubiri hano, kiri mu buryo bw'umwuka. Nawe rero ni umwuka uriya munyakuzimu w'umugore uri gusavinga mu kanwa. Rero ntabwo akwegera. Iyo uri umunyamasengesho, iyo uri umuyumbe, iyo uri umuvugabutumwa, ariko ubikora mu kuri no mu mwuka utavangavanga. Ariko noneho iyo ubigezemo uvangavangaho yanakwica kuko aba agufiteho ububasha bwose. Hanyuma wenda reka mbaza akabazo kavuye muri comment. Abantu benshi bakomeje kumbwira yuko bakeneye nimero yawe ngo basengere. Ese
usengera abantu mu buhe buryo? Ni gusenga bisanzwe se n'ubuhanuzi urabahanurira cyangwa se basabaga nimero mu buhe buryo? Kubera ko njye ndifuje nimba abo barabikeneye, hari n'abandi bakwifuza kubimenya, hari n'abandi bakwifuza ko babasengera koko mu gihe ubaye ari abantu usengera. Ese usenga mu buhe buryo? Wenda abo bantu bashaka ko basengera mu buhe buryo? gusenga buri mu buryo bwinshi, ariko bukaba bukubiye mu gusengera binyuze muri Kristo Yesu. Umuntu wese usenga atanyuze muri Kristo Yesu, iryo sengesho rye ntirishobora gutambuka. Buriya Yesu niwe wadupfiriye ku musaraba, niwe uba muri twe natwe tukaba muri we. Noneho umuntu wese rero udasengera muri we, iryo sengesho rye ntirishobora gutambuka. Niyo mpamvu rero warubajije uti abantu bose, umuntu wese ubundi yakwisengera. Umuntu wese yakwisengera, kuko gusenga ntabwo ari uburyo bugoye cyane. Ushobora kuvuga amagambo abiri ariko byose bikanyuza ukiranutse wabanje kwihana. Ni ukuvuga pasiteri wenda nabyumvise ibyo yashatse kumbaza. Yashatse kumbaza ngo ushaka ko wamusengera mu buryo bw'ubuhanuzi muri bwinshi. Mbere na mbere ubuhanuzi bwa mbere butavangiye ni ijambo ry'Imana. Yego. Iyo ngusomeye ijambo ry'Imana ukaryizereramo nkagusengera ku Mana, ibyo wizeye byose birakoreka. Ntabwo ndi muri bahanuzi bakubwira ngo ibintu biraba uyu munsi ejo ntibibi. Oya, ntabwo ariko bimeze. Ngiye ngusomera ijambo ry'Imana nkaryizereramo, narangiza nkagusengera Imana, ngahamanya umutima wanjye ko Imana yumvise gusenga kwanjye. Iyo nsenze birakoreka cyane rwose. Ushaka nimero zanjye uraza kuzimuha, uraza kuzandika. Ariko umuntu urwaye ashobora kumuhamagara nkamusengera Imana. Umuntu ufite ibibazo bitandukanye, kuko hari igihe kigera ngo ukagwa mu bibazo ntubashe kwisengera, gusengerwa n'abandi. Bijyaho cyane. Nanjye aho nari ndi icyo gihe ntabwo nari kwisengera, nasabwaga imbaraga z'abandi bantu kugira ngo bansengere. Niko bijya bigenda rero, dusabwa gusengerana kugira ngo abari mu bihe bibi n'ibihe bigoye amasengesho y'abera abashe kubazamura. Rero turabasengera cyane. Ni ukuvuga ati ubu noneho nimero tuyishyireho, abakeneye amasengesho gusengana nawe umwanya uba uhari. Ni nacyo kuko hari abantu benshi ubwira ati nyine dusenga ugasanga arahuze, afite abantu benshi, cyangwa se kuri telefone bikagorana bigasaba ngo wowe igihe cyose urahari. Igihe cyose ndahari, kuko byegeze kumbaho ndababara cyane. Negeze kurwaza umuntu, mpamagaye umuntu ngo aza dufashe gusenga. Icyo gihe nari ngifite nkiri mu mbaraga nkeya, nuko arambwira ngo yagiye gusengera abantu, ngo kandi ngo araza bitinze, kandi nari mfite umurwayi ari kurushaho kuremba cyane. Ntegereza ko aza biranga, n'ejo ntegereza ko aza biranga, byarangiye atanaje. Nuko cyakora nsenze Imana irambwira ngo sinzongere guhamagara umuntu. Irambwira ngo mpaye imbaraga, mwisize imbaraga mu biganza. Irambwira ngo uzarambika ibiganza mu izina rya Yesu Kristo mu ijuru, ngo wese azakira. Fata imbaraga muri icyo gihe. Rero ubusingihamagara, nawe rero numara gufata imbaraga nawe ntuzahamagara, nawe uzahamagara Yesu azagutabara. Ariko mu gihe wumva unaniwe, kuko kigiye kibaho, mu gihe ubona ubabaye, mu gihe wumva hari igihe ugera ugatungwa n'amasengesho y'abandi, wahamagara kuri iyo nimero yanjye, nawe twafatanya gusenga Imana. Ni Yesu ukora imirimo n'ibitangaza, ntabwo ari ngewe. Ariko yarabinsezeranyije, arambwira ngo nzarambuka ibiganza, ngo mu izina ryiwe azakira. Urakoze cyane. Wenda urihangana nkomeze mubaze, ngenda nibuka watubwiye yuko no mu kiganiro gishize warabivuze yuko wanyazwe ibintu, unyagwa ubutunzi. Ese ubu byaje kugaruka cyangwa se wenda biracyari kwa kundi, kugira ngo tumare amatsiko abantu badukurikire bashobora kwibaza ikibazo nk'icyo? Navuze ngo urugendo rujya mu ijuru rurimo tape, ni amatape. Uva kuri kimwe ukajya ku kindi. Uva ku gice kimwe nka Kristo yavuga ku gice kimwe, akagera ku gahinda gasaze, akagera ku musozi Sinayi, akagenda gutyo. Urugendo ni rurerure kugeza tugeze mu rugendo rujya mu ijuru. Iyo tumaze gukizwa neza, ibintu n'amatungo n'izahabu ntabwo ari byo dushyira imbere cyane, kuko hari abantu bagiye babishyira imbere, noneho urugendo rwabo rurabananira, basoza batageze gute, batarurangije.
twebwe tubuzwa cyangwa se njye mbuzwa gushyira ibintu imbere cyane. Ariko irindi jambo rikambwira mu migani ngo guca bugufi kubaha Uwiteka ngo bizana ubukire ndetse ngo n'ubugingo buhoraho. Urumva amagambo meza cyane ari mu migani 22 murongo ngira ngo wa 4 ngo uwicishije bugufi akubaha Uwiteka ingororo naze ni ubukire kandi ubukire ni hamwe noneho hakiyongeraho iki ngo ubugingo buhoraho. Ni ukuvuga nta muntu wamwiringiye ushobora kubura ubukire ku isi. Yes, na Dawidi yarabivuze aravuga ngo kuva imyaka yose yabaye Dawidi kandi yari umuntu ukomeye cyane uri ko igisekuru cya Dawidi aricyo cyavuyemo Yesu. Yaravuze ngo ntabwo ndabona umukiranutsi asabiriza mu cyangwa urubyaro rwe rusabiriza, ntabwo ushobora gukorwa n'isoni. Ushobora kuvuga gutyo ugasanga wenda hari umuntu utekereza ko yasenze uko gushoboka ariko nabwo ibibazo bikiri ibibazo. Uwo nguwo nkuko nakubwiye ngo urugendo rurimo ibice byinshi. Nyine umusirikare yatangiye muri training atangira ari ku ruto iyo yinjiyemo niko babyita, bagatangira bamuviringita arya impungure cyangwa se ibindi biryo bimeze bityo, ngo ejo akava kuri urwo rwego akambara uniform akaba umusirikare usanzwe private. Noneho iyo avuye kuri private ahabwa ikindi gihe kugira ngo azafate ku mushahara, nabwo agahabwa umushahara mukeya. Noneho atangira urugendo rwo gukora amahugurwa koherezwa muri Amerika, muri Israel n'ahandi, ejo agahabwa amaranka. Niho rero nuhatangira kurya ibyo yaruhiye cyangwa se n'urugendo rwa Kristo rero nuko bisabwa ko twinjira mu gakiza tukagenda dukomezwa buke buke. Ntabwo winjiramo ako kanya ngo ibyo usabye byose uhita ubihabwa, ntabwo ariko bimeze. Mwigisha umwe yarigishije ngo abantu ngo bajya binjira mu gakiza ngo bavuga ngo kwa Yesu biranagana, wabona indirimbo zibivuga gutyo, ariko ntabwo ariko bimeze. Hari igihe ugeramo ibyo ushaka binagana ntubibone kuko uracyateranirwa urakigishwa, ariko nyuma yo kwigishwa ndakurahiye iyo witwaye neza umugisha wose Imana itanga nta mubabaro igirenzaho. Amen. Wigeze kumbuza ati se wowe rero ubutunzi bwawe byagenze bite? Nanjye niko byagenze, urugendo rw'ubutunzi bwararangiye ariko nsenze Imana abanyumva babyumve neza. Igihe kimwe nari mu butayu mbwira Imana ngo Mana naje gusaba umugisha, kambwira bajya basenga batyo naje gusaba umugisha. Imana irambwira ngo inyohereze umuhanuzi, kuko Imana ikubwira mu ijwi ryayo ryongorera, ikakubwira mu nzozi, ikanakubwira ikoresheje abahanuzi. Ngiye yakoresheje umuhanuzi arambwira ngo waje uzanywe n'ibintu bibiri, ngo waje gusaba umugisha, ngo taha kuko umugisha urawufite, ngo uwo wamenye wa undi ufite wamenye ngo niwe mugisha. Urumva igisubizo nabonye. Kandi ushobora kujya gusaba imodoka, kujya gusaba inzu nziza, kandi waramaze kwakira Yesu ngo kubera umwami n'umukiza. Ese hari umwami utagira ibintu ibwami? Ese ubutunzi bwose ni ubwami? Rero kwa Yesu hari ubutunzi kandi ibwami natwe turi abana b'abana. Ibikomangoma rero ntibijya bibura birya ku by'ibwami. Rero ushobora kutabibona ako kanya kugira ngo baze utereningwe nawe uzavemo umwami cyangwa uzavemo igikomangoma, ariko anytime ukamera neza. Nanjye rero niko byagenze. Imodoka zaragiye, abo twari duturanye barabizi. Nari mfite imodoka ya RAV4 nshyashya, nari mfite Carina E, nari mfite inzu, ibyo byose byaragiye. Bimaze kugenda n'akazi karagenda. Senze Imana ndabivuga ndetse Imana nzabaho nti muri ubu buzima bizagenda bite, kuko ikimara kwinjira mu gakiza ugira ubwoba bw'ubuzima. Niba warumenyereye kwiba ukabura aho wiba urumva ni ikibazo. Kandi kwiba si ukuya gutabara amazu, babwire ko nabiba kuri computer bose bari. Rero ahantu hose inzira zose wakoragamo ibyo ukenera ukabibura, byanze bikunzanira azima uterwa n'ubwoba. Noneho Satani naye ikaguhata ubwoba bwinshi kugira kwereke ko ariyo yari gutunze ari kubesheje. Rero Imana irambwira ngo bya bintu byose wari ufite byose ni iby'umuvumo. Irambwira ngo nunkorera neza nzaguhereza iby'umugisha kandi nzagukubira. Rero twebwe rero tugendera ku masezerano. Keretse iyo tuvuye mu masezerano nibwo bya bindi byo nkaho bidakorwa, ariko iyo twigumiye mu masezerano tukaguma mu gakiza kandi nta kintu kigoye kirimo, ni ukubaha Imana no kwikorera gusa, nta kintu kigoye kirimo. Ese buriya abantu ibintu bavuga ati uyu muntu cyane n'ibyari bimaze kukubaho, uyu muntu ubutunzi bwe bwagiye, yari yarabukuye ikuzimu,
cyangwa se bakagira amagambo menshi bavuga mu gihe wenda n'ibyo byari bimaze kukubaho byo byose muri karitsiye barahwihwisaga buri wese avuga ibyo yishakiye. Ese amagambo nk'ayo ntabwo yigeze aza kugeraho ngo imitungo yawe ikuzimu shetani bene nk'uko? abantu byanze bikunze ku musozi iyo uhuye n'akabazo ko gukena n'ubundi abo warutaga ntirazima ngo bavuge amagambo, bavuga amagambo menshi bakavuga ngo wari ukize arakennye. Ibyo bivugwa n'umukristo bikavugwa n'umupagani. Uzareba mu gace umukire yari arimo byanze biba byanze isi iramwataka. Rero iyo utabonye imbabazi z'Imana n'imbaraga z'Imana ntushobora kubyishoboza. Ariko njyewe sinjye nari nigaruye icya mbere, iyo mbupfama narapfuye nari mfite ibanga, kuko maze kuzuka Yesu yarambwiye uzabana nawe. Ndamubaza nti se kutandetse ngo mfe ukaba ungaruye n'ubundi nzongera guhura na bya bindi nari ndimo. Ikindi cya kabiri, bya bindi wari unzizije n'ubundi nzongera mbijyemo, n'ubundi nsubiye mu nzoga, nsubiye wenda mu busambanyi, nsubiye mu bujura, nsubiye mu byaha byose byangwa n'Imana. Ndamubaza nti se iyo ncyura bikagira inzira ko wari umaze kumbabarira? Aransubiza ngo umuryango wawe uracyagukeneye. Icya kabiri, uzamvugira ku isi hose ko ari njye mwami w'abantu. Kandi irambwira ngo humura, ibyo uzahura nabyo byose nzaba ndi iruhande rwawe, nzabana nawe, amara impungenge. Rero twe twose nagiye mpura natwo, ariko twabaye toto ko nari mfite ibanga ry'Imana, nari mfite ibanga rya Yesu yambikije, yambwiye ko azabana nanjye. No muri Bibiliya ngo yabwiye Kuro, iramubwira ngo nzabana nawe, ngo hataringaniye nzaharinganiza, ngo n'ibihingizo nzabicamo kabiri, ngo nzakenyuruza abami. Gukenyuruza abami nuko hari igihe kimwe dutekerezwa n'abami bakomeye bakaduhamagara twicaye aha ngaha, tugafata ku butunzi, tugafata ku izahabu zabo. Ibyo nibyo Imana yabwiraga Kuro. Natwe rero Imana yabidusezeranyije. N'undi wundi nawe uri mu byaha, nawe uri hirya no hino uhindutse kano kanya, Imana irabigusezeranya. Kandi ngo nta muntu n'umwe ugiye mideni ushobora gupfa ikigura imideni. Wenda tugana ku musozo, ese nk'uko Imana yakubwiye ngo uzamvugira ku isi hose, bitewe n'igihe umaze, utekereza ko byibura wari wagera ahantu henshi hashoboka uvuga ibyo ngibyo, cyangwa se wenda uratekereza yuko hari aho uzagera? Ese hari aho wagerageje bikanga, cyangwa se hari aho wifuza bikanga? Mbajije ikibazo cyiza cyane. Imana yasezeranyije ko nzayivuga ku rwego rw'isi. Gusa hari amasezerano atari yasohora, kuko sindajya ku mugabane w'Uburayi njye kuvugayo ubutumwa bw'Imana. Gusa ariko nzi neza ko ikoranabuhanga ryaraje, singaye Imana kuko ibyo yavuze byatangiye gusohora. Nica no irebwa no ku isi yose. Abari muri Amerika barabibona, abari mu Bushinwa bakabibona. Intambwe ya mbere yarabaye. Ikindi cya kabiri nuko mu bihugu bya East Africa namaze kuvugayo ubutumwa. Muri Uganda nakozeyo, navuze ubutumwa mu biterane, nayoboye amateraniro atandukanye, amatorero atandukanye. Mu Rwanda nabuvuzeyo, nubwo nabuvuzeyo igihe gitoya, Imana ihita inyohereza hano. Ndateganya ko n'ubundi naho nzasubirayo nkajya kuvuga imirimo n'ibitangaza Imana yakoze. Ariko ntegereje Imana, kuko Imana niyo igica inzira, niyo igitanga amaviza, niyo itanga ubushobozi. Imana niduha ubushobozi tukabona amaviza yo kwambuka imigabane, tuzayambuka tuvuga Imana ntacyo bitwaye. Ushobora kuba wenda se hari nka YouTube channel kuri iki gihe zigezweho, abantu benshi barazifite. Ubu wenda nk'umuntu yakwifuza kumenya byinshi birambuye kuri ibi ngibi yabisangaho, cyangwa se nk'ijambo ry'Imana wenda ugerageza gutanga ahantu yayibona? Mfite channel yitwa Evangelist Innocent. Iriho, wishaka wankurikirana, ngezeho ibiganiro nuko bitari byinshi, ariko twavugana tukaganira ku ijambo ry'Imana. Kandi n'iyi ngiyi nayo yabaye yacu, na nimero ndayishyiraho, wenda benshi bazagerageza kuvugisha. Twahisemo gukorera kuri iyi kuko niyo yari imaze kumenyerwa hano muri Nairobi. Kuko wowe ubasha kugenda mu bantu bizera n'abatizera, njya mbona ince zose zinyuramo zikoresha ibiganiro. Rero hari igihe kimwe tuzajya twicara tubwirize n'abariya bari ku mihanda, tubabwire ko Yesu agira neza. Yego. Ikibazo cya nyuma, mu by'ukuri benshi barebye kino kiganiro cya mbere, barabyakira na comment ukabona ko umuntu yabyakiriye ahimbaza ngo Yesu ni umwami. Hariho n'abandi batinye kugira byinshi babivugaho, ariko ukabona bari kuvuga ngo ubuse ngo ibi nibyo,
ndifuza yuko nk'umuntu wabyakiriye cyangwa se umuntu byagize aho bivana bikageza aho bimugera, hari ijambo wamugenera, hanyuma na wa wundi wabifashe nk'ibi by'iki gihe ngo ni agatwiko cyangwa se ngo ni YouTube ngo ni views, nawe hari ijambo wamugenera, hanyuma tugasoza ikiganiro. Ijambo namugenera ni uko haracyariho ibyiringiro niko navuga, kuko reka nsome ijambo ry'Imana riri muri Yobu 14 umurongo wa 7. Ni ijambo rivuga ngo erega haracyariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera kigashibuka kandi kikajya kigira amashami y'ibitontome, nubwo umuzi wacyo usazira mu butaka n'igishitsi cyacyo kigahera mu mukungugu, iyo cyumvise amazi cyongera gushibuka kigatoha nk'igiti kikiri gito. Amen. Iri jambo impamvu ndisomye nuko abantu benshi bavuze ko ari agatwiko. Icya mbere ngewe ntabwo channel zanjye zigendera gushaka ama views cyane, nashatse kwamamaza ubutumwa bwa Yesu Kristo, na cyane ko abavuga butumwa bakiri bashya rimwe na rimwe ntabwo bahabwa imyanya yo kuvuga mu rusengero nini cyane, baba bataramenyekana birumvikana. Ariko iyo twifashishije izi channel ubutumwa bugera kuri benshi. Ntabwo twari tugambiriye rero gutwika, ahubwo twari tugambiriye kugira ngo abantu bumve ko ibyo byose bibaho. Ikindi cya kabiri kwari kugira ngo mbwire abantu ko igihe cyose Imana igukenereye guhinduka ugomba guhinduka, kuko bibaho kugira ngo Satani itwara abantu cyane, itwara abantu. Nongere mbibabwire, hari igihe abantu bapfa batarwaye, mujya mubibona, bakava mu mubiri bari bijyanye kwa muganga. Nongere mbivuge kandi cyane, nagize no kubivuga ubwashize, ndavuga ngo cyane Satani ireba abantu bakiri bato n'abantu bafite vision nziza imbere yabo. Harimo abastari bamaze kumenyekana. Bari abastari bamaze kumenyekana, Satani ibabonamo imbuto ko hari icyo bazamarira abandi mu buzima busanzwe. Noneho Satani ikabatwara mbere. Ashobora kuba ati kuki se intwaye kandi ngewe wenda nta by'Imana mbamo ngo ndi guhangana nayo, oya da, ahubwo iragutwara kugira ngo utazabona ka kanya ko kurokoka, ikakwiba. Bijya bibaho rero, hari abastari benshi bagiye bajya mu bitaro bakagenda bagiye kwivuza bikarangira bityo, akagenda arwaye udutsi tw'ubwonko, yagera ngo twaturikiye ku bitaro agapfa. Hari abandi bajyanwa mu bitaro byo mu Buhinde bagapfira mu ndege bari bagenda, nyamara bari bavuye mu ngo zabo bijyanye bose ari bazima, twarangiza tukabashyingura. Bariya abantu rero benshi baribwa na Satani, kandi iyo maze kwibwa na Satani nta wundi mwanya ubona wo kwihana. Ngere nkavuga ngo umuntu wese niyumvira ijwi ry'Imana, erega gukorera Imana ntabwo bisaba ko uba pasiteri, ntibisaba ko umuririmbyi, ntibisaba ko umuvuga butumwa. Imana igusaba ko yakira mu mutima gusa, ukabana nayo mu mutima, ugaca bugufi gusa. Nkuko abantu baduca intege tugiye gukizwa ngo mugiye kuba abapasiteri ngo bazengurukana udukapu ngo bavuga ubutumwa bwiza, bari barabiseze nzakagenda na kera, ngo bigaca intege abantu kugira ngo bahinduke, abantu bamenyere ko bari abasirimu. Rero nkavuga ngo ubu mu nzu y'Imana niyo bari abasirimu, abantu bakiye bari mu nzu y'Imana, abafite imodoka nziza bari mu nzu y'Imana, kuko nababwiye ngo umwami dukorera no umwami Imana no umwami Yesu afite ubutunzi, kandi ngo umugisha atanga w'ikiza cye nta mubabaro ajya arenzana. Rero iri jambo ndavuze ngo haracyariho ibyiringiro, kuko igiti iyo cyatemwe cyongera kigashibuka. Mbwira abantu bihebye, mbwira abantu bababaye, mbwira abantu barwaye indwara zidakira, babwire ngo haracyariho ibyiringiro, kuko igiti iyo cyatemwe kirongera kigashibuka, tena ahubwo kikera ibitontome. Gishobora no kwera imbuto zifite zimwe za kera. Ushobora kwibwira nawe ngo warakennye, ukibwira ngo imitungo yawe yararangiye, ariko haracyariho ibyiringiro byo gusubirana ibyawe. Nubwo Satani yakunyaze, ariko ubu ngubu kano kanya wemera ugahinduka, ukemerera umwami akakubera umwami n'umukiza Yesu Kristo, ibintu byawe byose byagaruka, ubutunzi bwawe bwose bwagaruka, kuko data hariyo byose. Rero umuntu wese wihebye, warwaye indwara zidakira, nibyo twavuze aho ngaho, urwaye indwara za kanseri, urwaye indwara za diabete, urwaye indwara zindi z'abadayimoni, urwaye indwara zose zitwa ko zidakira, bibutse ko izi ndwara zisigaye zitongerwa na Satani. Ubu Satani asigaye akoresha abarozi, bajya kukuroga, ntibakuroga ibitagaragara, noneho bakakuroga diabete, wajya kwipimisha ugasanga urwaye diabete kandi ntayo wigeze urwara. Ariko twasenga Imana ikagaragaza ko ari ibitero Satani yateye yakugabyeho. Abantu rero bapfa muri ubwo buryo, bakaguma nyine bivuza, bafata imiti ya za kanseri, bafata imiti ya diabete, ariko bajye bayifata banasenga Imana.
hari igihe diyabete yazira mu marozi, niko bigenda, kanseri, niko bigenda, atari bya bine ngo akoroge ngo uhere umwuka unike. ubu ngubu basigaye bakohereza bagatongera kanseri, noneho bakavuga ngo najya kwipimisha bazamusangemo kanseri, noneho bajya kwipimisha bagasangamo kanseri. ariko abakozi b'Imana basenga, Imana ikerekana ko ari ibitero byavuye kwa Kana, ikanerekana uburyo ki babyohereje ibyo bintu bakabihinduramo kanseri. aho ngaho usabwa kugira gute? Usabwa kwivuza kwa muganga, ukinjira no mu masengesho, Imana ihita ikoramo igitangaza, ya ndwara igahita irangira. Na za diyabete nuko bigenda. Abarozi Satani yahinduye sisiteme yo kwicamo abantu kugira ngo abantu bijye bigaragara ko bishwe n'indwara zisanzwe, nyamara bishwe n'indwara z'imyuka mibi. Ubu basigaye batongera muri izo ndwara, umuntu akagutongera akabyimba gatoya, akabyimba kagaturika kakavamo igisebe, wowe ukazagira ngo warwaye igisebe gisanzwe, kandi ari igisebe kikahinduka igisebe cy'umufunzo, akaguru kagenda gacika, bajya kugakata ngo ni kanseri yaje. Burya ni intongera nabo batongereye. Ariko ndabwira abantu bankurikira ngo haracyariho ibyiringiro, kuko igitero cyatemwe cyongera kigashibuka. Ako kaguru urwaye kamaze imyaka myinshi, aka kanya twagasengera kagakira mu izina rya Yesu Kristo. Wowe icyo usabwa no kwemera Yesu akakubera umwami n'umukiza, no kwizera ko Yesu ari umwami n'umukiza, ibyo byose birarangira. Hari ibibazo abantu benshi barimo ubu ngubu, ingo z'iki gihe zifite ibibazo byinshi, murabona amadivorce ariho ya buri kanya, buriya ni umwuka mibi Satani yohereje kugira ngo abantu batandukane. Ubutaha tuzakora ikiganiro cyo ku myuka mibi Satani yohereje iri gukora hano ku isi, irimo amoko atandukanye. Harabyo yohereje ngo muri za divorce mu ngo z'abantu, ngo abantu bose batandukanye, kugira ngo abantu batororoka, batongera kubyara, batongera kugira umunezero. Ibyo byose ni Satani iri kubyohereza. Rero tugomba gusenga Imana uwo mwuka wa divorce ugakurwaho mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nubwo byemezwa mu nzego zose zishoboka, ariko byemezwa na leta, ibyemeza ari uko abantu bose babyihitiye. Utabyihitiyemo ntabwo ushobora gukora divorce. Umuntu rero wemerewe umwuka wa divorce ukamusanga mu rugo, uwo mwuka ugomba gusengerwa ugacika burundu. Mbwira n'abakozi b'Imana bagenzi banjye, rwose ntimugashyigikire ibintu bya divorce, oya, ahubwo ni murwane n'intambara zo kurwanya Satani kugira ngo ibintu byose bicike, abana b'Imana babe mu mudendezo. Rero nkabwira ngo aba bantu iri jambo basomeye ngo haracyariho ibyiringiro. Umuntu wari warishwe n'ubusinzi bwarembeje, ubusinzi bwica abantu vuba cyane. Buri ziriya nzoga za kanyanga, za wisike zisazisha abantu imburagihe cyane. Nanjye nari narashaje, ntabwo ari ukuntu nari nkimeze, nari mfite imyaka mike ariko meze nk'umusaza. Ndabyibuka ari igihe twajyaga mu manama, ndabivuga kuri kamera, igihe twajyaga mu manama y'abayobozi, harimo inzego nkuru z'umutekano, bakatubwira ati ariko mwebwe muyobora urubyiruko muri abasinzi bigeze aha ngaha, atari ku bundi reba imyaka yawe ufite ingana. Igihe kimwe bari mu nama y'abantu bakomeye, mfite imyaka 39, ndabyibuka, ariko narashaje, nari meze nk'ufite imyaka 80, narabyimbye amatama, iminwa yaratukuye, nararwaye bwaki, kandi mfite amafaranga, mpembwa umushahara utubutse. Icyo gihe kimwe umuyobozi mukuru wari utuyoboye aratubwira ati reka mbagire inama, ngende mwarimu, ntimurebe amaranka afite, reka mbigishe nka mwarimu. Aratubwira ngo iyo uyoboye abantu benshi, menye ko ari icyizere Imana yaguhaye. Ati rero icyo cyizere ntukagipfusha ubusa, ahubwo wagombye kukibyaza umusaruro. Ariko pastor, reka nkugore, wenda ntiwabiteguye, ariko sinzi bibaye ngombwa. Hari abantu koko bakinangiye muri ibyo byaha. Sanga umuntu niba ari icupa yarasinye, umuntu niba ari uburaye yarasinye, kandi koko wowe nkawe uri kubona ko igihe cyagiye. Mbabaro bagenera ijambo rito nidushaka ryo dusorezaho. Sinzi niba nkutunguye, ariko reka tubikore, abo bantu bagishikamye aho hantu. Yego, ijambo nababwira, ubundi Imana yaravuze ngo nimutanyumvira, nimutankorera, ngo ibiti n'amabuye bizagira gute? Bizankorera. Kera ntabwo twari tusobanukirwa ngo ibiti n'amabuye bizakorera Imana gute. Ariko ubu kano kanya, ubuse twari tuzi ko kamera izabwira abantu, twari tuzi ko ikoranabuhanga, nzakora ikiganiro hano Nairobi, muri Amerika bakacyumva, mu Rwanda i Kigali bakacyumva, nkabwira abantu bari kumva ururimi rw'Ikinyarwanda cyangwa se rw'Igikongo cyangwa rw'Ikinyamurenge, kuko ndabizi neza ururimi rwumvwa n'abafumbira, rukumvamo n'abahima, rukumvamo n'abanyarwanda, rukumvamo n'abarundi, abantu bose dusangiye ururimi. Ndababwiza ukuri, mbabwire ngo Yesu Kristo agiye kugaruka. Twagiye tuvuka bavuga ngo agiye kugaruka, ariko ibihe byo kugaruka bye byageze, ibimenyetso byose byaragaragaye. Kabwira umuntu wese ukiri muri ibi byaha ngo nahinduka hakiri kare, niyumve ijwi ry'Imana, nahinduka nk'uko nahindutse. Kwa Yesu hari umudendezo. Icya mbere harimo amahoro,
harimo amahoro. Reka bahamirize mwa bantu mwe, kwa Yesu harimo amahoro, harimo amahoro. Nta butunzi rero buruta amahoro. Nahembwaga umushahara mwinshi ariko ntanezerewe, sinzinziye. Hari umuminisitiri umwe twigeze kuganira turimo dusangira, twari mu kirori runaka, aratubwira ngo mwe mufite amahoro, noneho twe nta mahoro tugira turi ba minisitiri. Ngo kuko isaha n'isaha turahamagarwa ngo tujye gusobanura ibyo tugomba gusobanura, kandi burya nta manda bagira, nta kontara bagira. Isaha n'isaha yo umuyobozi wabo abwiye ngo mu gitondo ubyuke utaha, abyuka ataha ako kanya, abyuka ataha. Ndibuka igihe kimwe turi muri hoteli turi kunywa twizihiwe, kuri televiziyo hatambuka ikiganiro cy'inama y'aminisitiri yateranye. Giteranye agiye kubona yibona amazina kuri televiziyo, amazina araza ngo mu bantu basezerewe nawe yararimo. Umugabo arahaguruka aratangira ngo simbyumva, ngo c'est pas possible, avuga ibifaransa. Tukamubona se ubaye iki? Ati simbyumva, ati n'amadeni y'abandi, ati na credit, ati do. Tukavuga ati do iki? Ati do. Kuvuga biramunanira kuko yarahagaritswe atunguwe, kuko nta guteka. Kandi buriya abenshi bifuza kumera nkawe, abenshi bifuza kumera nkawe. Kavuga ngo rero ntukarebe umuntu wifuza kumera nkawe, ahubwo ujye ubwira Imana ngo ndashaka kubaho nk'uko bishaka. Kuko hari igihe wifuza kumera nka kanaka, we yarabikuye ahantu hagoye. Hari igihe wifuza kumera nka kanaka, arara adasinziriye, arara muri toilette, umugabo yaramubuje amahoro, umugore yaramubuje amahoro, akagenda mu modoka nziza ariko nta mahoro afite. Icya mbere kwa Yesu hari amahoro. Icya kabiri, ubutunzi bwose buriyo, nta muntu ukorera Imana ngo yikorere amaboko. Icya gatatu gikomeye, hari ubugingo buhoraho. Kandi icyo cya nyuma gihoro cy'ubugingo buhoraho, igihe kirageze ngo Yesu Kristo agaruke, niwe wanzuye. Aramwe muzababwire ko ari njye mwami w'abana, kandi babwire ko ndi mu nzira nje gutwara itorero. Rero nkabwira ngo wa muntu we ugisoma ku gacupa rwose gerageza ubireke, kuko nasobanukiwe neza ko ari icyaha. Nanjye ntabwo nari nzi ko ari icyaha, bibabaza Imana ku rugero rwo hejuru cyane. Nibutse ko umuntu wagasomye akagahaga cyane, ndabwira abakigasoma kuko tubiziranye aho kigasoma cyane nk'abagabo bagenzi banjye, byanze bikunze iyo ugasoma ugahaga cyane hazamo no kwifuza n'ibindi cyane. Ibitekerezo birahinduka. Ibyo ni ibintu twabwizanye ukuri ku muntu wese wanyweye akagera ku rugero rwo gusinda. Simvuze abamo gake kuko abamo gake bakitahira bakabishobora, ariko abo ni bake cyane babishoboye. Buri muntu wese yumva yahaga, kandi guhaga nibyo byitwa gusinda. Nkavuga ngo rero njyewe ntabwo najyagamo gakeya ngo ntahe, ahubwo narahagaga. Kandi guhaga no gusinda, kandi gusinda ni icyaha. Rero nkavuga ngo nimuhinduke, nta kibazo biteye, muzabona ubugingo buhoraho. Dore kwa Satani harimo kurimbuka, kandi Satani ari kubiba, ari gutwara abantu. Buri munsi turi kujya gushyingura i Rusororo, buri munsi turi kujya gushyingura hano Rangata. Bapfa bapfira mu mwami, umwuka nawe utiye imirimo yabo igenda ibakurikiye. Baruhuka imihate yabo, baruhuka izi ntambara zo muri izi, imirimo yabo igenda ibakurikiye. Rero nkababwira ngo guhinduka, baracyafite akanya ko guhinduka. N'iri jambo rya guhindura, uzampamagare usengera Imana. Nagiye mu miti, hari imiti y'abagorozi, nashakaga kureka inzoga bikanga, nkanywa imiti y'abagorozi, bakambwira ngo ejo ngo uzajya ureba ngo icupa rya mitsingi nguruke. Narabigotomeye mwa bantu mwe, ariko nta kintu byamariye. Koko se? Ntacyo byamariye. Narabiguze Kicukiro, kandi benshi n'ubu barabigura, ariko ntibijye birangira. Yesu Kristo niwe ugihindura gusa. Numwizera ukamubera umwami n'umukiza, ijoro rimwe uzashiduka ubona mitsingi ahubwo, cyangwa se ubona Primus, cyangwa ubona Nairo zahangaha, cyangwa Taska, cyangwa ibi bikombe byahangaha, uzashiduka byose ubibona nk'ibitariho. Gusenga gusa. Hari abantu buriya rero batabyumva neza. Ese buriya hari uwasaba agasengerwa akabireka, bibaho? Yes, hari ikintu cya mbere ni ubushake bwawe ukemerera umwami. Kwemera ni ikintu kimwe. Icya kabiri ni ukureka burundu. Ukareka burundu. Kureka nabwo ntabwo bihagije, ahubwo ugashyiraho akantu kitwa ngo burundu. Ari naho hajya hagura abantu benshi cyane. Hagura abantu benshi, waca ku bantu bari kumwe bakaguhamagara, ukicara utangira unywa soda, bikaza kurangira wasinze aho mwera mukanya. Cyangwa rimwe na rimwe wagenda ugasanga bakuvangiye mu karahure, ngo uri umujyanwa wabo, ngo uri inshuti zabo, ibyo ngibyo.
ukavuga ngo icya mbere ni ukubyemera kandi icya kabiri ukabishyira mu bikorwa ukihanira kureka. Niwihana ukareka ibyo byose uzagira ubuzima bwiza. Icya mbere ubuzima butabamo inzoga ni ubuzima bwiza, umubiri uba mwiza, hari ibyo kunywa byinshi, hari amata meza abantu banywa umubiri ugacya. Sindabona muzarebe umuntu wavukiye mu asaza gikomeye, ariko umuntu wavukiye muri Kanyanga arangira kare cyane, arangira kare. Cyo uza muri comment uzabihakana azabishyiremo kuko Kanyanga narazinyweye, wisike narazinyweye, mitsingi ifura narazinyweye, nanywaga mitsingi 10 buri munsi. Nkabara icyumweru gwe nanywa mitsingi 70 mu cyumweru, ngakuba n'ukwezi, ngakuba n'umwaka, ibyo bikora imyaka 15. Urumva ko narasiye mu kumubyo mbere ufite ubunararibonye muri ubwo buzima bwo. Yes, ndabifitemo. Noneho aho maze kugera mu gakiza, ubu ndanywa amata nkanezera, nkanywa juice nkavanga n'amazi nkanezera, nkanywa amazi meza atetse nkanezera. Imana itanga umunezero. Noneho ibintu byose bimwe wumvaga utashobora, Imana irabigushoboza kabisa. Rero ndabahamagarira kubivamo, mbabwira ko kwa Yesu ariho kuruhukira. Ndabizi neza ko abenshi nta mahoro bafite, ariko amahoro atangwa na Yesu. Nararaga ndasinziriye, yewe reka mbabwire ngo nahoraga muri za brigade bakavuga engafungwa ntazi nicyo mfungiwe. Mbere utarakizwa buriya Satani, nyamubwira ngo Satani ni umugome cyane. Satani urayikorera ariko ntiyishima. Igihe kimwe yari yaransabye mu minsi mikuru buri kuri Noheli, nararaga muri gereza. Ibi byambayeho nk'imyaka 6. Noneho harara muri gereza, ejo bashyikirizwa ubushinjacyaha n'ubugenzacyaha ntibabone icyaha, ariko Noheli na Bonane ukarara iyo weekend yose ihura yose nkazibamo. Nta makosa se koko cyangwa nta makosa ngo ni ibintu ngiye gusobanura mu kazi ngo ntibyagenze neza ibintu nk'ibi ngibi. Noneho ugasanga bikurikiranye kuko byabaye mu myaka 6 ikurikiranye, sanga ari igihe Satani gusinyira isezerano ryo kubaho nabi muri ubwo buzima. Igihe cyo gusangira iminsi mikuru n'abawe n'abana, wowe buri gihe ukabona convocation iguhamagara utazi n'ikintu uhamagariye. None se ushaka kuvuga yuko hari abantu bari mu buzima butakabaye kuba ubwabo, ari Shetani yabishizemo imbaraga zayo? Niko bimeze, cyangwa se imyuka mibi? Niko bimeze, ni Satani. Buriya abarozi bose bakoreshwa na Satani. Iyo tuvuga ko abantu baduhemukiye, tukavuga abantu baduhemukiye, baba bakoreshwa na Satani. Niwe mwami wawe niwe bakoresha. Rero umwami wawe arabakoresha, noneho bagahemukira abantu. Ukabona umuntu wari uzi ko byanarangiye, mwagiranye akabazo mu myaka 10, ukabona baguhamagaje kuri Noheli, ukabona convocation iraje. None se wabwirwa n'iki ko ubwo buzima ari ubw'imyuka mibi, cyangwa se wabwirwa n'iki nimba ari ibigeragezo bisanzwe uhura nabyo? Ibyo bintu byose iyo biri mu ushobora kubimenya. Byose ujye ubimenya iyo umaze kuvana akaguru muri byo ukinjira mu nzu y'Imana, nibwo bimenye. Hanyuma n'amakuru yose nibwo yamenye. Amakuru yose nibwo yamenye. Nibwo umenye ngo cya gihe ngo igihe wakoze impanuka wenda bakagunga ino, nibwo umenye ngo cya gihe wari gupfa. Ariko ubundi ugira ngo urarusimbutse. Hari igihe ugira ngo urarusimbutse, ariko ubundi ntabwo uba urusimbutse. Ni ubuntu bw'Imana gusa, ariko ubundi Satani bagupangiye ko byarangiye. Hari igihe ujya muri dushe koga, ukanyerera ukagwa wicaye, ukagira ngo ni ibintu bisanzwe, ariko burya Satani iyo bamaze kugusinyira ko bamaze gupfa ko yamutwaye, ikanatangaza ikuzimu ko ari bose ko manza yamaze gupfa kare. Noneho ariko ukikubita hasi. Rero nubwo tuba turi muri ibyo ngibyo, Imana iba ikidufiteho uburinzi. Imana iraturinda cyane. Niyo mpamvu ubona wambuka ukambukana muri abantu babiri, imodoka ikakubita umwe ugasigara. Hari uburinzi bw'Imana. Hari marayika Mikayeli, ni marayika Mikayeli ushinzwe intambara. Ubu ni buryo turwanirira intambara. Sasa ngiye uko turimo dutinda ni kwibazo birimo biza. Ejo bundi hari umuntu wavuze ngo iyo umuntu yapfuye atakibaho, iyo umurose ati ntuzigere utokesha, aba yagusuye. Undi ahita amubwira ati uzatokeshe nta mupfu mu bantu. Nkawe nicyo wabitubwira? Nta mupfu mu bantu. Nanjye navuga ko nta mupfu mu bantu. Nta mupfu mu bantu kuko iyo urose abantu bapfuye, rimwe na rimwe hari igihe Satani biri gukoresha abandi bakiriho, wowe bakaba bari kugutongera.
hakaza amasura ya babandi bapfuye. Inzozi z'abantu bapfuye kuzibona gitokesha, kuko roho y'umuntu wapfuye wagiye mu ijuru uwo ntagaruka gusura abantu bakiri bazima, oya agaruka gusura abantu bakiri bazima, aba yagiye. Noneho akaba izindi roho Satani ikoresha zikaza mu mayerekwa. Icyo gihe n'abarozi baba bari kugutongera, ntabwo aba ari wa muntu, niyo yaba ari kukugira inama nziza. Oya, nta nama nziza, no, nta nama nziza z'uwapfuye. Uwapfuye yarimuwe, ategereje ubugingo buhoraho cyangwa ategereje kurimbuka. Ni ibintu bibiri ategereje. Nta ruhare afite rwo kuza kongera kugira inama ngo mwana wanjye, umwuzukuru wanjye, oya. Nubwo nayo masura ashije utokesha, ni abazimu, ahubwo ni abandi bantu baba bari guterekera. Bagaterekera ku mva z'aba bandi, bagaterekera bahamagara amazina ya ba bandi. Noneho wowe ukabona mu isura, ariko baba bashaka kukugirira nabi, ntabwo bashaka kukugirira neza. Ujye utokesha uvuge uti mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, kuko Yesu niwe ubasha gukora ibyo byose. Ako kantu ntekereza ko abantu benshi bari bukumvireho, bakumvireho rwose, kuko umuntu wapfuye, roho y'umuntu wapfuye ntabwo igaruka kuza kugira inama bakiri. Urakoze cyane, reka duhinire hano. Wenda ikiganiro cyacu ntakagaruka, bisa nkaho ngomba gushaka igihe nkajya ngushakisha pe, kuko abantu benshi bifuza kumva amagambo akuvamo, bifuza kumva buno buhamya. Ariko nukuri ndagushimiye, hari hashize igihe kinini ntekereza kugushakisha, ntarishoboka ko ngufatisha cya gihe twavuganye mpita ngira ibyago. Ariko mu by'ukuri nshimiye Imana hamwe n'abakunda ikiganiro cyawe yuko twongeye kukubona ku Isake Films. Ubutaha tuzaganira kuri topic ivuga ngo hejuru y'imbaraga z'abarozi, hejuru y'imbaraga za Satani hari imbaraga z'Imana. Amen, amen. Kuko hari abantu benshi bakoresha imbaraga z'abarozi, imbaraga z'abapfumu, biringiye abapfumu ngo nibo baha bituma bacuruza, batuma ibiguma mu kazi. Nzababwira uburyo kibyo byose ari imbaraga zirangira mu gihe gito, ni imbaraga za fogeri zifogerenze, ni imbaraga za feke. Hejuru y'ibyo byose hariho imbaraga z'Imana. Icyo kiganiro nacyo tuzagikora, bibabwira kuko nabyo hari igihe najyanwe muri abo ngabo ndi guhangana mu kazi, ngira ngo hari bandengera, ariko birabananira. Nyamara bantwaye amafaranga, birabananira. Abapfumu. Ikindi cya kabiri nuko nzababwira uburyo ki ubutunzi bwawe buyoyoka bwose utabizi kandi ari wowe wabutanze muri icyo gihe. Ibyo byose tuzabiganiraho mu kiganiro kizakurikiraho. Rero niba usoje nanjye nashimira cyangwa urambwira? Bashimire dusoze. Ndashimira rero abakunzi b'Isake Filime, ndashimira abakunda ikiganiro cyacu, ndashimira abantu bamaze kwemera Yesu akabera umwami n'umukiza. Abo ngabo mwese Imana ibamugisha kandi Imana ibongerera imbaraga, Imana ibahe imbaraga z'ubutsinzi n'imbaraga zo kunesha. Nkabwira abandi nabo rero bagikurikirana bakeneye guhinduka, abo nabo Imana iracyabakeneye. Haracyari ibyiringiro ko bava mu byo barimo, Uwiteka akeneye kubakira. Ijuru rirabategereje kandi bo ryaremewe, nta bandi bantu ryaremewe, ni mwebwe Imana yariremeye. Rero ijuru rirabategereje. Mbibutse ko nyine Satani arimo arabahiga, niyo mpamvu ari kurwana n'Imana kugira ngo abibe, kuko igihe cye kigiye kurangira. Ijambo rye Satani yarivugiye ngo ifite igihe gito, niyo mpamvu iri kurwana, iri gucikanwa n'amasaha kugira ngo igihe cyayo gikoreshe neza. Niyo mpamvu ngo namwe nimuhindukire hakiri kare muyicike, muzajye muri Siyoni. No mu gihe mutazajya muri Siyoni, mu gihe muzaba mutarajyayo, naho Imana ibafitiye ibyiza, umugisha, ubutunzi, ubukire no gukirana, byose irabitanga. Kandi ngo umugisha Imana itanga nta mubabaro birenzaho. Amen. Urakoze, reka tugushimire. Imana iguhe umugisha mwinshi. Asante sana.